urakaza neza, banza wumve aya magambo. Bukeye mu rugero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Aya ni amagambo aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 ku murango waho wa 4. Niho hari ayo magambo ndetse n'inkuru yose irambuye itwereka urugendo ndetse no gushwana cyangwa se kurwana kwabayeho hagati ya Dawidi ndetse n'igihangange cyane cyitwaga Goliyati. Mu mateka y'isi ubundi tuzi Goliyati, tukamenya Dawidi, tukamenya muri Bibiliya Abisirayeli, ndetse iyo tubavuze tukavuga n'Abafilisitiya, akenshi inkuru tugarukaho ikomeye cyane ni urugamba rwahuje Abafilisitiya ndetse n'Abayisirayeli, bikarangira Dawidi abafashije gutsinda uru rugamba. Wahageze ni kuri G7 TV, kora subscribe ndetse ukore na share, like, dukomeze. Uyu ni umwanya tuje kugira ngo turebe kuri uyu Goliyati. Ubundi uyu Goliyati ni muntu ki? Yabayeho ryari? Ese urugamba rwabereye hehe? Dawidi ahura na Goliyati hari ryari? Ese byagenze bite? Ubundi se Goliyati ni uwahe? Ni uwo muhe muryango? Yari afite inkota ingana iki? Yari yambaye imyambaro ingana iki? Yari afite uburebure bungana iki? Dawidi arwana na Goliyati hari ryari? Ese urugamba rwagenze gute? Ese ko hari inyandiko zimwe na zimwe zerekana ko Dawidi ashobora kuba yaranafitanye isano itari kure cyane na Goliyati, byo bigaragara gute? Twahageze, kora subscribe dukomeze kugira ngo uyumvire byose uko byagenze. Ni kuri G7 TV nk'ibisanzwe. Iyi ni inkuru dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, ni muri Bibiliya yera ndetse no muri Bibiliya ntagatifu mu gice cyaho cya 17. Hatubwira neza uko urugamba rwagenze. Hariho Abafilisitiya ndetse hakabaho n'Abayisirayeli. Batubwira ko bukeye bagiye, nk'uko igihugu kimwe gishobora kugira ibirindiro ku kindi gihugu ku mupaka waho bagira ngo barinde igihugu cyawo, nuko Abafilisitiya bagize ibirindiro hafi y'Abisirayeli, hanyuma Abisirayeli nabo bagira ibirindiro hafi y'Abafilisitiya. Hanyuma batubwira ko bukeye Abafilisitiya bagira intwari, cyangwa se muri bo havukamo intwari yitwa Goliyati. Buri gitondo iyi ntwari yitwa Goliyati ikajya iza igahagarara aho Abisirayeli bari, hanyuma ikavuga ngo muri mwe ntihagire uwitoramo aze duhangane. Hanyuma akabatuka, anatuka n'imana zabo. Hanyuma gusa si imana ahubwo ni imana, kuko Abisirayeli bagiraga imana nyamana. Goliyati yabatukaga atuka n'imana yabo, akababwira ko imana yabo ntacyo ishoboye, ko habuze umuntu muri bo uza akabasha kuba yahangana nawe. Mbibutse ko Goliyati hari inyandiko zimwe na zimwe zigaragaza ndetse zikanerekana neza ko ashobora kuba ari mu batumye isanduku y'Uwiteka inyagwa igihe yavanwaga mu Bisirayeli, ikanyagwa ikajyanwa ikava muri Isirayeli. Wahageze. Hanyuma ubwo uru rugamba rwari rumeze ku buri gitondo Goliyati aza, hanyuma akabwira Abisirayeli, hakabura n'umwe kuko baramutinye. Bibiliya itubwira ko uyu Goliyati yari umugabo w'intwari cyane, kuko yari yararwanye intambara nyinshi ndetse akanazitsinda. Hanyuma batubwira bashaka kugereranya, ubundi muri Bibiliya hari bamwe babisoma nk'uko byanditswe, bigaragaza ko ngo yari afite mikono 6 z'uburebure.
izi mikono esheshatu tutumva ngo bamwe hari abahita bavuga ngo zari metero esheshatu. Oya, siko biri. Inyandiko zimwe z'abahanga zitubwira ko uyu Goliyati izi mikono esheshatu cyangwa se icyo twakwita kabiti esheshatu. Inyandiko mu igereranya bitwereka ko kabiti esheshatu zingana n'icyo twita inches, ngira ngo mu igereranya nk'uko abahanga babyerekana, izi kabiti esheshatu zingana na inchi 9. Izi inchi 9 nizo zingana, duhinduye mu cyo twita metero, bingana na metero 2 na santimetero 90. Ariho bahera bahanga bagereranya bakerekana ko uyu Goliyati yari afite metero 3 z'uburebure, ndetse bakatubwira ko icumu yatwaraga ndetse n'imyambaro yambaraga byari bifite ibiro 60. Hanyuma akaba yari umugabo w'ibigango ku buryo ubona ko yari ijeya cyangwa twakwita giant. Hanyuma aha ibi byose biba byari ku ngoma y'umwami Sawuli ari wari uyoboye Abisiraheli. Hanyuma bikatwereka ko uyu Sawuli yari afite metero 1 na santimetero 80. Byumvikanaga ko uyu Goliyati yarutagaho Sawuli metero 1 na santimetero 20 zose. Birumvikana ko yamurutaga cyane, kuko n'uyu mwanya ushobora gusanga hari umuntu ufite metero 1 na santimetero 20 kandi akaba ariwe. Hanyuma bimaze kugenda gutyo, Dawidi aza gutumwa na se ku rugerero kugemurira abakuru be babaga mu ngabo z'Abisirayeli. Hanyuma asanga hari umugabo uhora aza gutuka Abisirayeli buri gitondo ndetse n'umugoroba asuzugura n'Imana yabo. Dawidi yiyemeza kurwana nawe. Hanyuma babanza kutabyumva, ariko baza kubyumva, ababwiye ibigwi n'ibyo yakoze igihe yari aragiye intama. Hanyuma baza kumwemerera, Dawidi aragenda. Ubwo nibwo yatoye amabuye 5, arangije ajya kurwana na Goliyati. Hanyuma Goliyati amurebye, nk'uko Bibiliya tubwira ko yamusetse cyane, akabaza Abisirayeli niba babonye ari imbwa, ku buryo bamuhaye ako kantu. Ndetse si yanavuze imbwa, ahubwo yavuze imbwa yapfuye. Uyu Dawidi arangije aravuga ngo njye nguteye mu izina ry'Uwiteka, Imana wasuzuguye, kuko kurwana kose ari ukwayo kandi iri bukungabize. Hanyuma ikibaya barwaniyemo cyitwa ikibaya cya Ela. Ela nicyo kibaya Dawidi na Goliyati barwaniyemo. Hanyuma Goliyati akibivuga uko, akitegereza, Dawidi yazunguje umuhumetso we yari yashizemo amabuye, nk'uko tubisoma muri Samweli wa mbere ibice 17. Hanyuma Goliyati araza, Dawidi nawe araza aramwegera, hanyuma aramuseka cyane. Goliyati ubwo yazaga areba Dawidi yaramusekaga cyane, ndetse n'ingabo ze bose bakamuseka. Ariko Dawidi yari yiringiye Imana yo mu ijuru. Hanyuma arangije aramureba. Abisirayeli nabo bari bahiye ubwoba bakurikije uko bari bazi Goliyati, bavuga ngo Dawidi rwose nta kindi kigiye kuba uretse gupfa. Dawidi aramubwira ati njye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye, uyu mwanya iri bukungabize, kandi abantu bose bari bumenye yuko Imana idakirisha umuntu inkota cyangwa se imbaraga, ahubwo Imana ikiza ku bwayo. Goliyati yaramusetse ndetse n'ingabo ze zose. Hanyuma nk'uko Sawuli yari yarabimenyereye, yari azi neza ko mu ngabo ze ndetse nawe ubwe nta muntu ushobora guhangara Goliyati.
bahoraga babyibaza, ndetse Isirayeli isa nkaho iri mu gahinda, yarabuze uwabasha kurwanya Abafilisitiya. Hanyuma ibitabo bimwe na bimwe ubundi bitwereka yuko Sawuli ari ku ngoma, ndetse nyuma y'urugamba ntabwo yigeze yishimira Dawidi. Ikindi, ibitabo bimwe na bimwe bitubwira ko uyu Goliyati avuka kuri Orupa. Orupa wari uhuje umugabo na Rusi, hanyuma Rusi akaza kwiyemeza kujyana na nyirabukwe, Orupa agasigara. Rusi ariwe wabyaye Obedi, Obedi akabyara Esayi, Esayi akaba ariwe wabyaye Dawidi, ariwe se wa Dawidi. Ibi bikatwereka neza ko Dawidi yari afite aho ajya guhurira na Goliyati. Niko inyandiko zimwe mu bahanga bagiye bareba bakurikije inyandiko zagiye zandikishwa intoki, bagiye babigaragaza. Hanyuma ubwo urugamba rukiba, bakimara guseka Dawidi, ingabo zose z'Abafilisitiya, Dawidi yarafashe umuhumetso, areba Abafilisitiya, areba Abayisirayeli, areba igihe gishize uyu mugabo yikarakasa ku Mana ndetse ataranakebwa, bivuze ko atari azi Imana. Hanyuma aravuga ati uyu nta kuntu yananira. Arangije arazunguza arazunguza arazunguza, mu kurekura akubita mu ruhanga rwa Goliyati. Goliyati agiseka yisanga byarangiye. Hanyuma Abafilisitiya bose bari aho ngaho, ibyabo biba bisa nk'ibirangiye, kuko intwari Goliyati yari afite yindi ni intwari yitwaga Elihanani mwene Yahiri, niwe wari ingabo ikomeye cyangwa se intwari ikomeye ya Goliyati. Nk'uko umugaba w'ingabo w'Abisirayeli muri icyo gihe yitwaga Abuneri, ari nawe wagiye kubwira umwami Sawuli ko habonetse umwe mu Bisirayeli wemera guhangana n'igihangange Goliyati. Ariko Sawuli akavuga ko uyu mwana w'umusore ashobora kuba agiye gupfa, kuko uwo agiye guhangana nawe atamuzi, ari umugabo w'imbaraga kandi umenyereye intambara. Ikindi, akaba yararwanye intambara nyinshi ndetse akanazitsinda. Ariko nubwo yamubwiraga ibigwi bye, Dawidi nawe yari ataravuga ibigwi bye n'ibyo yahuye nabyo igihe yaragiraga intama. Yabwiye umwami ko igihe yaragiraga intama mu ishyamba, intare ndetse n'idubu zazaga zikabashaka gutwara imwe, agahangana nazo zose akazica, bikarangira agaruye intama. Amubwira ko Imana yamukijije intare n'amadubu itazabura kumugabiza uyu Mufilisitiya, ikindi utaranakebwe utuka Imana. Hanyuma Sawuli biza kurangira yemereye Dawidi ko yajya kurwanirira Abisirayeli. Dawidi birangira abikoze igihanga cya Goliyati, aragikata agishyira umwami. Nkibutse ko ibi biba byabaye mu mwaka ugana 1014, hafi aho 1014, 1024, kuko inkuru ndetse n'abashakashatsi mu byanditswe bitwereka ko byari mu kinyejana cya 19 mbere y'ivuka rya Yesu. Ni ukuvuga ahagana muri iyo myaka 1014 mbere y'ivuka rya Yesu, niho uru rugamba rwabaye, Abisirayeli barwana n'Abafilisitiya. Dawidi igihanga aragica cya Goliyati, hanyuma biruka ku ngabo zose z'Abafilisitiya, birangira bazinesheje.
zose ziriruka, harimo na ya ntwari yabo nababwiye yari ikurikira Goliyati yitwaga Elihanani mwene Yahiri. Bose barabarwanya, ibirindiro by'Abafilisitiya nabyo barabifata. Bakimara kubifata barabisahura, n'ibyari bisigayemo byose biba iby'Abisirayeli. Goliyati aba arangiye icyo, Abayisirayeli babona umutekano. Abaturage nyuma yaho ndetse n'Abayisirayeli no batangiye kuzamura amagambo ndetse y'ibyishimo basingiza Dawidi, bavuga ngo Dawidi yishe inzovu, Sawuli yishe igihumbi cyangwa se ibihumbi. Ari nabyo byatumye Sawuli agira umujinya n'uburakari, yumva ko Dawidi ashobora kuzamubana umwami bitewe n'uko rubanda rwamusingizaga. Kandi akimara kwica Goliyati, Sawuli yahise amugira uyoboye ingabo zose za Isirayeli, asimbura Abuneri. Kora subscribe, share and comment, dukomeze kubona ibiganiro nk'ibi ndetse n'andi mateka. Murakoze. Thanks for watching.